Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Uyu munsi rero ni umunsi w'isengesho, tukaba tugiye gusabira abakozi b'Imana. Yezu yarambwiye ubwo nari muri bwa butumwa narabikubwiye, yarambwiye ati musabe nyiri imyaka yohereze abasaruzi kuko abakozi ari bake mu murima w'Imana. Musabe nyiri imyaka yohereza abasaruzi. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo imyaka yo ireze ariko abasaruzi ni bakeya. Noneho rero ni musabe nyiri imyaka. Ni ukuvuga ngo nyiri imyaka niwe ugomba kohereza abasaruzi mu murima we. Abasaruzi rero iyo tubatekereza kenshi na kenshi twe dutekereza ko hari abapadiri, n'ababikira, n'abo twita abasaruzi, n'abapasteri, ni babandi twita abakozi b'Imana. Ariko nyamara njyewe Yezu Kristo abimbwiye yarambwiye ati mwese muri abakozi banjye. Buri wese ku rwego rwe ni umukozi w'Imana, ahubwo ikibazo nuko abantu badashaka kwitabira ubutumire bwo gukorera Imana. Haleluya. Muvandimwe mwiza rero ndagira ngo nkubwire ngo nawe uri umukozi w'Imana. Uri umukozi w'Imana gute rero? Niba haleluya wumva ko ugomba kwera imbuto aho uri, ukaba ugomba kuba urumuri rw'isi, ukaba umunyu w'isi, uri umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana rero ni muntu ki? Umukozi w'Imana ni umuntu werekana icyiza Imana ikora, ni umuntu werekana ubwiza bw'Imana akabwereka babandi b'abanyamahanga kugira ngo nabo bahindukire maze bazabe ab'Imana. Haleluya. Muvandimwe rero nawe uri umukozi w'Imana, kuko hari ijambo ryiza wumvise kandi ryabaye impamvu yo kudaceceka kwawe. Kudaceceka kwawe ntabwo ari ngombwa kugenda ngo hariya ngo ufate mikoro ngo uvuge ngo nibwo uzaba wabaye umukozi w'Imana. Ushobora kuba umukozi w'Imana mu bikorwa byawe bya buri munsi, abo muturanye, abo mubana, abo mukorana, mbese bagahumurirwa Imana muri wowe. Uzaba uri umukozi w'Imana. Uzaba uri umukozi w'Imana kuko ya Mana yacu idutuma kujya kuruhura abarushye, idutuma kujya kwera imbuto kandi imbuto yacu ikagumaho. Uzaba uri umukozi w'Imana kuko uzaba uri kwerekana ubwiza bw'Imana muri ba bantu. Haleluya. Wowe wenyine uri kwera imbuto, wowe wenyine uri kuba urumuri. Amina. Bityo rero nuba urumuri muvandimwe ugana mu ijuru, uzaba wabaye umukozi w'Imana. Benshi rero bazi ko kuba umukozi w'Imana ari ukujya kwiha Imana. Ubwo ni uburyo bumwe bwo gukorera Imana, ni ukuvuga ngo babyita kwiyegurira Imana. Ariko hakaba n'ubundi buryo bwo gukorera Imana utari uwiyeguriye Imana cyangwa uwihaye Imana, ahubwo uri uwatowe n'Imana, yagushyizeho ikimenyetso kandi ukumva uwo muhamagaro ukuriho. Rero twese turi abakozi b'Imana. Mu yandi magambo mvuga ngo dusabire abakozi b'Imana, mbavuga ni twese twisabire kugira ngo za ngabire ziturimo zabuganijwe muri twebwe ze gupfa ubusa. Turi abakozi b'Imana. Uri umukozi w'Imana muvandimwe mu buryo bwawe. Ushobora kuba wenda tuvuge utari umukozi w'Imana wa wundi uzafata mikoro ngo ujye kwigisha, ariko iyo uteye inkunga umurimo w'Imana mu buryo bw'uko wa mukozi w'Imana Imana yohereje mu kazi umuhaye wenda reka mvuge ntimuhaye umutaka wo kwitwikira mu mvura, ubwo icyo gihe uri umukozi w'Imana kubera yuko bwa butumwa wa muntu ubutwaye iyo aza kugera ahantu bikamunanira yari kubukereranwa, iyo aza kugera ahantu bikanga yari kuguma aho ngaho. Ariko kubera ko wamubereye impamvu yo gutambuka bwa butumwa bwihuse. Bivuga iki rero? Nawe uri umukozi w'Imana, ufite ukuri gukorana n'Imana kugira ngo bigere kuri ba bandi ba rubanda. Kuko buriya hari abakozi b'Imana hakaba n'imyaka. Myaka ireze rero icyo bishatse kuvuga niki? Nuko abantu bafite ubushake bwo kumva ijambo ry'Imana. Abantu benshi banyotewe no kumenya iyo Mana kuko bamaze kunanirwa kubera gukorera ibigirwamana. Erega bari abantu bakorera ibigirwamana ntabwo bishimye muvandimwe. Maze iminsi nkubwira ubuhamya bwaho nagiye, ntabwo bishimye n'ukuri. Noneho ubu ngubu n'abandi bo mu muryango we barimo kumpamagara. Narakubwiye mu minsi ishize ubwo nawe utangaga ubu buhamya, nakubwiye ni mu minsi iri imbere ngiye kujyayo. Uwo muvandimwe arambwiye ati ugaruke wongere unsengere kuko numva ko ibitero bitararangira neza, ndacyafite gahunda. Ariko noneho uretse nawe n'abavandimwe bavuze bati natwe kuva waramenye amabanga ukaba ntabwo ufite, natwe turashaka kumena yo dufite. Kubera iki?
bamaze kubona ko hari Imana iruhura. Erega abantu barananiwe, Sekibi yarababeshye ngo nimubivuga nzabica, uwo bivuze ntapfe, babandi baba babohowe. Haleluya. None rero muvandimwe ugana mu ijuru, abo bantu barananiwe, bakoreye ibigirwamana, babonye ko byaba imana byabo burya ari bya Bayali. Bayali rega barayikoreraga, Bayali bayituraga n'amaturo, ariko Bayali ntiyari Imana. Dagoni ntiyigeze iba Imana, kandi iyi Mana nzima yaserutse Dagoni irahirima, Bayali ikikubita, mbese ibintu bikayikomerana, Bayali ntiseruke. Haleluya. Bakayihamagara ntivuge kuko itavuga. Iyi Mana yacu yaserutse Dagoni irahirima. Haleluya. Aho bayiteretse igahirima, ikajanjagurika kuko atari Imana. Hari Imana y'ukuri, hari utumana n'utumana n'ibigirwamana, ariko hari Imana tutagize Imana, ahubwo Imana y'Imana. Haleluya. Isanzwe ari Imana. Haleluya. Yihariye ubumana. Iyo niyo Mana nzakorera njyewe, iyo ni nayo nanjye ngushishikariza gukorera. Iyo Mana rero ni umuremyi w'ijuru n'isi. Yashyizeho abantu, irangije iravuga ngo mwese murahamagarwa. Muri audio z'icyongereza hari ijambo turi kuganiraho rivuga ngo hahamagarwa benshi ariko hagatorwa bake. Bose rero barahamagarwa, habwirwa benshi akumva beneyo. Ni ukuvuga rero ngo iri jambo Imana imaze kudushyiraho yarishyize imbere yacu twese, nta muntu n'umwe warihejweho. Ariko rya jambo ritugezeho bamwe ntibaryitaho, batangira kurikerensa, batangira kugenda biguru ntege. Abandi baryitaho, abandi bariha agaciro. Abo ngabo rero ubwo si abantu babiri, ni ibyiciro bibiri. Nyiri imyaka ni wa wundi waremye abo bantu, arangije abaha ijambo. Noneho ba bantu bajemo ibyiciro bibiri, kimwe cy'abadashaka kuryumva n'ikindi cy'abashaka kuryumva. None rero nyiri imyaka ni Data yararemye, hajemo abo bantu babiri. None nyiri imyaka ari kuvuga ati mwebwe ababyemeye. Haleluya. Kugira ngo nkumvishe ko nawe uri umukozi w'Imana muvandimwe, mwebwe ababyemeye nimusange bariya badashaka kubyemera, nimusange bariya badashaka kubyumva, mubabwire iby'agakiza. Erega bariya abantu bakeneye kuruhuka. Uwo muvandimwe nagiye gusengera yarambwira ati ku musozi w'iwacu hari abantu ubwira Imana bakakubwira ngo ibyo bintu ntukabituzaneho, ngo Imana twamenye ni yayindi y'abasokuruza ngo niyo Mana. Mbese bazi ko ryango, mbese nzi uko bayita mu mazina y'iwabo, ariko ni za Nyabingi, ibyo bazi ko ari zo Mana. Ku gihe cyabo bari bazi ko ari zo Mana, ariko ho ya Mana yacu yaserukiye, abantu bagiye mu bihango na dayimoni na za Nyabingi na za Ryangombe, mujya mubona ibibazo baba bafite. None rero Nyagasani Yesu ari guhamagara wowe wese wumvise iryo jambo, wowe wese utari muri cya gipande cy'abavuga ngo iyo Mana ntabwo tuyizi. Wowe rero uvuga uti njyewe koko nzajya njya mu misa, njyewe koko nzajya nsenga, nzajya mvuga roza. Wowe rero ni wowe Nyagasani akoherejemo umusaruzi. Myaka ireze, abantu bakeneye kumva ijambo, ariko habuze abababwira ijambo. None rero muvandimwe, gomba kuba muri babandi bavuga ijambo ryiza. Bamo haleluya, ba muri babandi bavuga ijambo ryiza riruhura kandi rikiza. Kugira ngo ubemo nta mpamya bushobozi bisaba, ntago bisaba kuba warize amashuri menshi, nibisaba kuba uzi gusoma no kwandika. Uwo waburiwe wese ukabuzi inzira igana mu ijuru, haranira kuyikorera. Haleluya. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, wivuga ngo urumva ngo biriya ngo bifite ababitorewe. Oya, nta bandi, nawe warabitorewe kuva rya jambo wararimenye, ukamenya ko harabo rishobora kuruhura. Nawe uri umukozi w'Imana. Abakozi b'Imana rero nabo bakaba barimo ibyiciro bibiri, ari byo nshatse gusobanura ubwo ngubwo. Hari babandi bumvise umuhamagaro bakaza, hari na babandi bavuze bati uretse no kumva umuhamagaro twiyeguriye wa muhamagaro. Abantu babiri,
ngewe rero Yezu Kristo asanga bimbwira, yarambwiraga ati ubundi uyu murimo mwebwe abafite inshingano yo kuba turi abasaruzi mu buryo bwo gukorera Imana mu ngo zacu, biragoye kugira ngo tubashe kubikora neza nk'aba bandi biyeguriye Imana. Ariko uko byamera kose ntabwo ngomba gusigana, kuko aho ndi uyu munsi ubupadiri ntabwo ari uhari, aho nkorera ntabwo ari padiri uhakorera, si pasiteri uhakorera, ahubwo ni ngewe uhakorera. Ni ngewe ugomba kwera imbuto aho hantu, ba bandi dukorana nabo bagahinduka, wenda bazajya kwa padiri, wenda bazajya kwa pasiteri, ariko bitewe nuko nzaba nabyitwayemo bazakunda ya Mana yanjye bitewe n'imbuto nabereye. Bivuga ngo nzaba nabaye umusaruzi. Haleluya. Hari imbuto zeze zikeneye ijambo ry'Imana, zikeneye guhunikwa, ni ngewe uzajya kuzisarura nkazizanira Yesu. Haleluya. Muvandimwe mwiza rero, nawe uri umukozi w'Imana mu cyiciro cyawe. Ngewe rero uyu munsi ndi kwibwira none abakozi b'Imana babarayikireka mbita barayiki, cyangwa se abaciriritse barwiyemeza mirimo nkatwe twese. Nkubwire ni uko wakorera Imana, ntawe uzagukoma mu nkokora, ntawe uzakubuza gukorera Imana, kuko Imana yacu ni Imana umuntu atazavuga ngo ni umwihariko wanjye. Oya, ntabwo ari kwikora, ni Imana ya twese. Aho uzakora muvandimwe ntabwo hazambuza gukora hanjye, kandi ntazabuza na wa wundi gukora. Nta mpamvu yo kugira ngo tugirane ishyari, nta mpamvu yo kugira ngo dufuhirane ngo kuki nguriya ngo akorera Imana, ngo kandi ari nge wabitorewe. Ufite aho ugomba gukora, n'undi afite aho agomba gukora. Ubonye twabaye benshi tugakorera Imana, tukazana na ba bandi batanye bakagaruka. Tujye rero gusenga uyu munsi dusabira abakozi b'Imana. Twamaze gusanga rero ko abakozi b'Imana natwe turimo, niyo mpamvu ubwo tugiye gusenga twisabira. Reka rero twongere tunasabire ba bantu bakirwana no gushaka imihamagaro yabo. Hari abavandimwe bagifite ibibazo, akavuga ati se Mana, ubuse koko nziha Imana, ubuse nzashingirwa, ubuse nzagira gute? Ngewe iyo umuntu ambajije gutyo ndavuga nti yose ni imihamagaro, kandi abantu bayisingirizamo Imana. Ni ukuri umuhamagaro wo kubaka urugo, ubu umuhamagaro mwiza kandi abantu bakawusingirizamo Imana. Nta cyiza nk'urugo rusingiza Imana, nta cyiza nk'urugo haleluya rw'urukristo ruzi icyo Imana ari cyo. Urwo ni urugo rutagatifu. Nta kibi nk'umuryango w'abihaye Imana uri kuryana uri mu matiku, ibyo nabyo ni bibi. Bityo rero ndagira ngo mbwire abagenzi bagana mu ijuru ko gukorera Imana atari ukujya mu muryango w'abihaye Imana gusa, ahubwo ko ari ukumva mu mutima wawe ufite ubushake bwo kwera imbuto, bwo gutanga urumuri, kwerera imbuto abandi no kumurikira abandi bari mu mwijima. Haleluya. None rero tumaze kumenya ko twese mu mihamagaro inyuranye turimo turi abakozi b'Imana, nimureke dusenge. Hari ingabire Imana yaguhaye, iyo ngabire irapfukiranwe. Ipfukiranwe n'iki? Ubuse koko, ubuse nanjye nakorera Imana bigakunda? Oya, hari ababihamagariwe. Erega ngewe nta nubwo nabatijwe kera. Erega uko waba uri kose hinga mu kivi cyawe. Imana yabwiye Gideyoni ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Imana yasanze Gideyoni ubwoko bw'Abayisiraheli bwamaze gutsindwa, Gideyoni ari kuganya ngo ubuse koko ubu bwoko butsinzwe. Imana yamubwira ngo ariko ni wowe ugomba gukiza Abayisiraheli. Ati nge nabakiza ndinde, mfite izihe mbaraga? Imana yamubwira ngo genda uko imbaraga zawe zingana, uko ushoboye. Haleluya. Ntabwo Imana iri bugusabe muvandimwe ngo noneho ngo genda ngo umanure isi n'ijuru, ntabwo ari kwizagusaba. Uko ushoboye, akabuto gatoya wera ngaho kere nako kagaragare. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, ako kabuto gatoya ako washobora kwera, ako kari ku bushobozi bwawe, ako niko Nyagasani uyu munsi agiye kukubwira kwera. None rero nikere kandi kagumeho. Wikwera ngo uvuge ngo uyu munsi ngo ngewe ngo ndera. Twarabivuze ejo ubwo twavugaga tuti amakanzu. Abantu benshi mukanshimira ngo rwose ngo ntabwo twe twarasobanukiwe amakanzu, mwarayumvise. None rero muvandimwe, nawe ugomba kumenya ko ari nawe uri umuvuga butumwa. Nawe usigaye ugenda mu butumwa ufite amakanzu abiri. Hari iyo wambara mu kazi, hari niyo wambara mu rugo. Baze mu kazi bakaba bazi rwose warunaka ati ufasha abantu, warunaka rwose ugira gute, ariko mu rugo gica mubi. Mufite amakanzu abiri. None rero ngaho fata imwe, kuko Nyagasani aravuga ngo ntawe ukorera Imana na bintu. Byanze bikunze ugomba guhitamo. Niba ari Imana ni Imana, niba ari shitani ni shitani, fata hamwe.
kandi narabigusomeye uyu munsi ntabwo ndi bwongere kubisoma ko mpora amasomo mu byahishuwe umutwe wa 22 umunyabyaha nakomeze mu byaha bye ariko n'intungane ikomeze yitagatifuze. Haleluya. None uragira ngo nkubwire ngo icyo muvandimwe, ntabwo ijambo ry'Imana rivuga ngo umunyabyaha ngo napfe birangire, we niba warahisemo ibyaha ikomereze mu byaha byawe, ariko kandi n'uwahisemo Imana akomeze mu Mana, ariko kandi tugashaka gukorera Imana na bintu kugira abatware babiri ntabwo byakunda, ntawima abami babiri. Twebwe rero ubu ngubu ubwenge budufite turi kwima abami babiri, Imana na bintu. Rero uyu munsi tugiye kwanga bintu dukorere uwaremye ibintu. Haleluya. Uwabiremye umuremyi wabyo azananirwa kubiduha koko? arabifite ntago azananirwa kubiduha. Turi abagenzi bagana mu ijuru kandi Imana iradukunda. Mureke rero duce bugufi dusenge, buri wese yinginga Imana mu murimo ashinzwe gukora. Inginga Imana uyibwira uti Imana namaze kumenya ko nanjye ndi umukozi wawe ariko sinabyitwayemo neza hahandi. Yesu mwiza we, twese twabisobanukiye ko turi abakozi bawe ariko ntabwo tubyitwaramo neza. Yesu mwiza nukuri ngwino dutabare. Yesu rero turagushimye kubw'ibitangazo udahwema kudukorera. Haleluya. Tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye ububasha bwawe, tugushimiye ubutware bwawe. Haleluya. Ho mwami w'amahoro, turagushimye kandi turakubashye cyane, waraturengeye cyane, waradutabaye nukuri. Mana uyu munsi tuje imbere yawe, tuje kugushima ko watugiriye ubuntu, ukaba waradutoye, ukaba waradukuye muri cya kivunge ukatugira abakozi bawe. Haleluya. Wahamagaye benshi. Amena. Haleluya. Ndagushima ko nabaye mubo watoye. Amina. Oh haleluya. Hahamagawe benshi ariko mu batowe nanjye mbayemo. Haleluya. Mana ikomeye kandi ishobora byose, wangiriye ubuntu. Haleluya. Kubw'impuhwe zawe. Haleluya. Urantora none mwami. Haleluya. Ubutorwe ndabupfanye, negamye hariya, ubutorwe ntacyo bukimaze. Mana ndagira ngo ukangure ubutorwe muri njyewe. Haleluya. Haleluya. Ubutorwe bwanjye bukore, itara riboneshe, uyu munyu uryohe. Mana haleluya. Nje mu butumwa. Haleluya. kandi mboneshereza abari mu mwijima, mbabwira iby'agakiza, mbabwira iby'ingoma y'Imana. Haleluya. Oh haleluya. Untora warambwiye ngo ninjye kuvuga iby'ingoma y'agakiza, ntabwo nigeze mbivuga uko bikwiye. Mwami ndasaba imbabazi ko ntabaye umukozi mwiza. Oh haleluya. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, nsabiye abakozi b'Imana bose, banje gusabira batwebwe twese abagukurikiye Kristo we. Haleluya. Oh haleluya. Babandi twese twiyemeje kugukurikira, ndabasengeye mu izina ryawe rikomeye kugira ngo buri wese yera imbuto ku ruhande rwe. Haleluya. Ugomba gufasha, ugomba gufashwa, afashwe. Haleluya. Buri wese akore. Haleluya. Oh haleluya. Nidufatane ikiganza twese twerekeje hamwe. Haleluya. Ndabizi ko tuzagerayo amahoro. Haleluya. Ndasenze mu izina ryawe Yesu kugira ngo uduhe ubumwe. Haleluya. Twebwe abagomba kwera imbuto, twebwe abakozi bawe. Haleluya. Duhe kwera imbuto nzima. Haleluya. Duhe kunga ubumwe. Yesu waratubwiye ngo ikizaranga ko muri abanjye ngo nuko muzaba mukundana. Haleluya. Ntago twakundanye uko bikwiye, ni nayo mpamvu urumuri rwacu rutaboneshereza abari mu mwijima, akaba ari nayo mpamvu mwami w'amahoro umunyu wacu utakiryoshye. Yesu we, ntabwo tukiri umunyu uryoshye, twabaye umunyu wakayutse. Mwami ndasenze mu izina ryawe kugira ngo iri tara riri twebwe wongere uricane riboneshe, uyu munyu uri twebwe wongere usubize mu buryohe. Mwami witujugunya ndagutakambiye. Haleluya. Waratubwiye ngo iyo umunyu washize mu buryohe ngo nta kindi kiba gisigaye ngo uretse kuwujugunya mu muhanda abandi bagenzi bakawuribata. Oya mwami ndagusabye, ndakwinginze kandi cyane, nciye bugufi rwose bituribata, abahisi n'abagenzi bituribata,
bituri batatwarabaye umunyu washizemo uburyohe, ahubwo ndasenze mu izina ryawe kugira ngo twongerere uburyohe mwami, aho dukorera uduhe uburyohe mwami w'amahoro we, abatwegereye baryoherwe banezezwe no kuturigataho kubera ko tuzaba aleluya dufite uburyohe. Ndasenze mu izina rya Yesu, ndasenze mwami aho dutuye tuba dufite uburyohe, abaturanyi bacu nibadusura nibatubona bajya bavuga bati hari uburyohe mwami w'amahoro. Oh haleluya, aho tugenda, oh haleluya, muri za bisi aho twicara, haleluya, tutashye tuvuye ku mirimo mwami dutahe turi umunyu uryoshye, haleluya haleluya, aho tuba, aho tugenda, aho tuvuka, haleluya, aho twashatse hose bazamenye ko hari Imana kubera uburyohe buzaba buturiho. Ndabisengeye mu izina rya Yesu, haleluya haleluya, oh haleluya. Ndasengera umugenzi wese ugana mu ijuru, mwahama muha uburyohe, mwahama muha uburyohe mwami w'amahoro we. Ndasenze mu izina ryawe kugira ngo utange uburyohe mwami, wongere ucanire itara mwami, ntitube ya matara yashiririye, haleluya, amatara y'umurimbo, ntituba amatara abonesha mwami mwiza. Ubwiza bw'itara ntabwo ari umutako waryo, ahubwo ubwiza bw'itara ni uko ribonesha. Igihe cyaba cyageze umwijima waje itara rikabonesha, ndakwinginze kugira ngo twe kuba umutako, twe gushashagirana inyuma ngo tuba abavuga butumwa b'itara ry'umutako, dushashagire rwose. Abatureba bavuga bati ni bariya ariko nta jambo ricyo turimo, ariko nta bwiza bw'Imana tucyambaye. Oya we, oya mu izina rya Yesu, oya ndabyanze, oya hoya mu izina ryawe Yesu. Ndasengera abagenzi bose bagana mu ijuru kugira ngo ubahe kuba amatara atari yayandi aryoheye ijisho, ahubwo amatara aboneshereza abari mu mwijima. Oh haleluya, mwami muzima, Imana ikomeye kandi ishobora byose. Ndasenze mu izina ryawe Yesu, ndasenze Yesu we, ndasenze kandi nsenze mbikuye ku mutima. Oh haleluya, ndasabira abagenzi bose bagana mu ijuru kugira ngo bagire abakozi bawe, haleluya. Reka nsabire n'iriya myaka, iriya myaka tugomba gusarura, oh haleluya, nayo uyihe koroha mwami. Hari imyaka tujya kurandura ikanga, twashikuza ikanga, iyo nayo ndasenze mu izina rya Yesu kugira ngo iyi myaka yorohe tuyisarure mwami Yesu. Iyi myaka ye koroha tuyisarure, haleluya, kandi n'abakozi ubaye kumvikana mwami wanjye, ubaye kumvikana. Dutangire tuzi ngo dutangire aha turagana hariya, we kujya mu ngano ngo bazivungagurire hasi, we kujya mu myaka ngo bayibandabande bayikiniremo. Mwami w'amahoro, ndagushima ko byose ubyumva ku buntu kandi ukabikorera kwiyubahisha. Njyewe ndagushimye uko ndi uwo ndi, ndagushimye Yesu mwiza. Rero mweretse n'abavugabutumwa bakwiyeguriye, akaba ari nabo dukunda gutunga urutoki nk'abavugabutumwa, twiyibagije ko natwe turi bo. Umwami muzima, Imana y'amahoro, ndagusenze mu izina ryawe rikomeye, ndakwinginze kugira ngo abakwiyeguriye mwami ubahe umutima w'urukundo, ubahe umutima wo gutera amahoro, haleluya. Niba bingwiza murongo mwami, mu gihe cyashize warambwiye ngo ugiye kuvugura kiliziya uhereye ku bihaye Imana bayirimo, naho baba babiri uzahera kuri abo ngabo. Ubwinshi si bwo buguhangayikishije, narabibabwiye Yesu, narabivuze, narabibabwiye, ntago nabimenye niba barabyumvise ko narabivuze. Bararakara bavuga ngo se ngo iyo Mana ya gutuma abantu guhita twibwirira, ariko Yesu warabibwiye uburyo batowe
n'uburyo wababwiye birahagije kugira ngo bumve ijwi ryawe. Ndabasabiye rero muri aka kanya mwami wanjye, nsabiye abihaye Imana, biyeguriye Imana, abatorewe umurimo w'Imana. Mwami ndabasabiye bose babe benshi, bagukunde, bakwitangire, bitangire imbaga wabayoboyeho. Mana haleluya, ndabasengeye, bongerera amavuta haleluya, bongerera urumuri haleluya, bongerere amavuta Mana. Mwami, iwacu twacanaga itara, iyo Petero yajyaga gushiramo, itara ryatangiraga kugenda buhoro buhoro, urumuri rugabanuka, ahubwo tugacana urutambi kore ku itara ryashizemo peteroli. Mwami muzima rero, ndakwinginze kugira ngo abakwiyeguriye ntibakonoze ngo bacane urutambi, oya bashyiremo amavuta. Ongeramo amavuta Mana, ongereramo amavuta Yesu, ongeramo amavuta bagukorere, ongeramo amavuta bagukunde, ongeramo amavuta ndagusabye, ongeramo amavuta Mana, bongerera imbaraga Mana, bongerera ubushake bwo kugukorera, ongera ubibutsa amasezerano bagize Mana. Ntago wabafashe ku ngufu, bari bafite uburenganzira n'ubushake bwo kuba bahitamo iyindi nzira, ariko ubwo bahisemo iriya, bongerera amavuta Mwami haleluya. Ntago nkubwiye ngo bacire urubanza ngo bice kuko bananiwe, twese turi abagenzi bagana mu ijuru, turananirwa mu mihamagaro yacu, turananirwa, ingo ziri gushya, ibintu birakomeye, ariko twagera ku bapadiri tukagira intoki zibatunga cyane. Ngo abapadiri bubu ngo baraguye, ngo ababikira bubu nta kigenda, kandi n'ingo z'uyu munsi ari nta kigenda. Mwami w'amahoro, duhe kunga ubumwe, dufatane mu kiganza nk'abagenzi bagana mu ijuru, twakirane buri wese w'icyiciro mu ntege nkeya zacyo, twunga ubumwe nk'abagenzi bagana mu ijuru. Mwami muzima, ndabasengeye, bahisemo umurimo ukomeye cyane. Mwami w'amahoro, bigomwe ibikomeye, ibyakabaye bibaryohera barabitaye kugira ngo bagukorere. Nanjye niyo mpamvu buri gihe uko nsenze mbasabira umugisha Mana, kubwo kwigomwa kwabo, kubwo kwiyanga Mana, kubwo kutiyitaho no kutirebaho, ahubwo bakareba ko umurimo wawe bakita bakarame. Mwami ndakwinginze, ubahera umugisha ko bemeye kugukorera, ubahera umugisha ko bahisemo inzira yawe, maze ubagirire neza. Nsabiye n'abapasiteri Mana haleluya, umurimo bafatanya no kubaka ingo uraruhishe. Yesu we, uraruhishe. Mwami w'amahoro, uraruhishe, uraruhishe Yesu we, uraruhishe. Mwami ndabasengeye kugira ngo imirimo wabatoreye ibe imirimo yoroshye y'umwana w'umuntu, nubwo itoroshye ariko uyibashoboze. Yesu ndasenze mu izina ryawe rikomeye, nzi neza ko wumva gusenga, nzi neza ko wumva gutakamba, nzi neza ko izi ngo ari wowe uziha gukomera. Ndasenze rero mu izina ryawe rikomeye kugira ngo abapasiteri n'abandi bose bakora umurimo wawufatanyije no kubaka ingo, ho haleluya Mana, ubatabare, ubatabare kandi ubarengere. Nukuri bafite umurimo ugoye, ariko kandi nta n'ikigoye umuntu agufite, nta cyoroshye umuntu atagufite, kandi nta kigoye umuntu agufite. Ndasenze rero mu izina ryawe Yesu, nsengeye abantu bose kugira ngo buri wese yumva afite umutima wo gukunda umurimo wawe. Mwami nidukunda umurimo wawe, erega no gutanga 1/10 ntabwo tuzabihatirwa, erega no gufasha umurimo w'Imana ngo utere imbere ntabwo tuzabihatirwa, erega no kubona abakene bababara tukumva dufite umutima wo kubafasha ntabwo tuzabihamagarirwa, nta nubwo tuzabihatirwa, ahubwo tuzumva bituriho, kuko aratubwiye ngo nitugende twigisha amahanga haleluya, ngo dukize ababembe. Mwami waduhaye ubwo bubasha, nitugira umutima ubwo bubasha tuzabukoresha. Ikitugoye uyu munsi si ububasha tudafite, ahubwo nta mutima dufite wo gutwara bwa bubasha. Abantu bose barikunda, abantu bose barireba. Oh mwami wanjye, twese buri wese arakurura yishira, turi mu nyungu zacu, ariko mutagatifu Tereza w'umwana Yesu yaravuze ati ubutagatifu ntabwo ari ugukora ibidasanzwe.
Yezu, iryo jambo nararikunze, ahubwo ni ukwemera ubushake bw'Imana kandi ukabubamo uko Imana ibishaka. Haleluya. Mwami wanjye rero, ubutagatifu si ukwikebagura, ubutagatifu si ukwikubita hasi, ubutagatifu si ugusezera ku kazi, ubutagatifu si ukwambara ubusa no kwambara imyenda iciriritse ngo ubwo waciye bugufi. Ubutagatifu ni ugukora ugushaka kw'Imana kandi ukagukora uko Imana ibishaka, ntubikore uko wowe ubwawe ubishaka. Mwami wanjye rero, abagenzi bagana mu ijuru ubwo buhuguro barabukeneye, ibyo bisobanuro barabikeneye. Niyo mpamvu nkwingize Mwami ngo wowe wenyine uzubahugure, wowe wenyine uzubasobanurire icyo ari cyo ubutagatifu. Mwami mwiza rero, ndasenze mu izina ryawe rikomeye. Erega Mwami, uru rugamba rw'amasengesho ntago rworoshye. Mwami, iyo nsenga mbamona ko n'abadayimoni bashinyitse amenyo, n'aba bagenzi bagana mu ijuru bifitemo ibibazo bibateye kubaba mfite ibitero by'abadayimoni. Ibyo rero mu izina ryawe rikomeye, iyo nasenze ndabihagarika rwose, ndabihagarika mu izina ryawe, nkabihambira rwose. Haleluya. Oh haleluya. Aka kanya k'isengesho dayimoni ziba ziboshye, ntizishobora kwegera aho turi mu izina rya Yezu Kristo. Izi dayimoni ijwi ziraryanze cyane, kubera ko ari ijwi rizitesha umutwe, kubera ko ari ijwi rizirukana aho ziri mu izina rya Yezu, zikabura amahoro n'amahwemo, zikabura amajyo, zikavuza induru, zikagenda zivuza induru, zigahunga mu izina rya Yezu Kristo. Rero dayimoni ndongera nkwirukane, dayimoni w'igisekuruza kibishye ndongera nkwirukane mu bana b'Imana, dayimoni ushaka gutera uburwayi bwa hato na hato, dayimoni babandi baterekera bakaba baragushyize mu bana babo, ibihango bikaba biri gukurikirana abantu mu kazi, ahantu mu byo bakora, ugasanga abantu bahambiriwe n'abadayimoni mu izina rya Yezu Kristo. Dayimoni tsindwa tsindwa tsindwa. Rekura abakozi b'Imana bakorera Imana, rekura abana b'Imana batambuke mu izina rya Yezu Kristo. Vana ikibo kuri iri tara mu izina rya Yezu, kugira ngo itara ry'Imana riboneshe. Iryo tara, uwo munyu ukomeze uryohe. Dayimoni urazana ibikoresho byo gukurura umunyu kugira ngo umunyu wacu bihe, ariko mu izina rya Yezu ntabwo uzabishobora rwose. Haleluya. Oya, ntuzabishobora rwose mu izina rya Yezu. Tuzakomeza kugukandagira dayimoni, tuzakomeza kukwirukana aho washaka kujya hose, ubukana waba ufite bwose tuzagutsiratsiza mu izina rya Yesu. Haleluya. Mu izina rya Yezu Kristo rero, ndirukana abadayimoni b'uburwayi, ndirukana abadayimoni bo kwiheba, ndirukana abadayimoni bo gutera ubwoba, ndirukana abadayimoni b'ikibi, ndirukana abadayimoni b'ibisazi, ndirukana abadayimoni bo guhemuka, ndirukana abadayimoni bo gushaka guhemukira batugiriye neza. Iyo myuka mibi ifata abo twagiriye neza bagashaka kuduhemukira, uyu munsi ndayihambiriye, nifatanyije n'abagenzi bose bagana mu ijuru, duhambiriye imyuka kuri buri wese. Dayimoni ishaka guhemuka, dayimoni ishaka kugira nabi, dayimoni ishaka guhemuka, dayimoni ishaka kutwambika ubusa mu isi y'uyu munsi, ndayihambiriye mu izina rya Yezu, ndayihambiriye mu izina rya Yezu Kristo, ndayihambiriye mu izina rya Yezu. Yezu, mu izina ryawe rikomeye, ndirukana ubwoba ku bakozi b'Imana. Haleluya. Oh haleluya. Ndirukana abadayimoni batera ubwoba ku bakozi b'Imana, bagasubiza umurimo w'Imana inyuma kubera ibitero bagenda bagaba. Ndirukana ubwoba, ndirukana guhungabana, ndirukana gutitira no gutetema mu izina rya Yesu. Abakozi b'Imana nibahagarare rwose bemye, bongere bibuka ibyo yakoze Mwami. Haleluya. Bibuka ibyo Imana
Imana yakoze, maze bibahe kubona kwishobora byose izakomeza kubarwanirira. Ndasaba imbaraga n'ubutware ku bakozi b'Imana, ndasaba imbaraga n'ubutware rwose, haleluya. Ndasaba imbaraga n'ubutware, haleluya. Abakozi b'Imana bahagarare bemye, abakozi b'Imana batanga ijambo bemye rwose, badatitira, badatetema, badafite ubwoba, batububa, ahubwo bahagarare bemye, barambura amaso, haleluya, badafite isoni, ahubwo bahangare ikibi, bagihangamure mu izina rya Yesu Kristo, haleluya. Ndasaba imbaraga n'ubutware ku bakozi b'Imana, 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 haleluya. Oh haleluya mwami, haleluya. Bahe kwakira imbaraga zawe, bahe kwakira ubushake bwawe, bahe kwakira ubutware bwawe, kandi bambara intwaro z'urumuri, haleluya. Akaba ari nabwo butware bazaba bafite. Mwami wanjye, ndasenze rero kugira ngo igishaka icyo ari cyo cyose kuzimya urumuri ku bakozi b'Imana gitsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Icyo ari cyo cyose gishaka guca intege umurimo w'Imana gikurweho mu izina rya Yesu Kristo. Icyo ari cyo cyose gishaka kuba contre témoignage ku bakozi b'Imana gitsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Icyo ari cyo cyose cyaba gishaka kugira ngo gipyinagaze ubutumwa bwiza gitsindwe mu izina rya Yesu, haleluya. Yesu rero urakoze kugiye kongera gucana muri zacu zikongera zikabona, haleluya. Oh haleluya, kandi ukazongera zikongera n'urumuri, umunyu ukarushaho kuryoha mana, haleluya. Maze ntukorere ubwija, ugakorera imbaraga ufite, mu izina rero ryawe rikomeye ndagushimye. Yesu urakoze kumva gusenga no gutakamba. Ndabizi ko iyo dusenga ubu hari rwose ibyo dusaba bike ukaduha byinshi, kuko uri Imana. Ndakubashye cyane, ndagushimiye, kandi nzahora ngushima. Uri Imana, haleluya, ubu n'iteka ryose, amena. Bikira Mariya utarasamanywe icyaha, urajya udusabira twese abaguhungiyeho. Mwamikazi wa Kibeho, udusabire. Ushobora byose naduha umugisha, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena.